Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Humure TV nanone tubahaye mwiriwe abo bwije ndetse na mwaramutse aho bukeye. Reka nanone tubararikire mu kiganiro cacu c'uyu munsi turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026 turi ku munsi wa mbere w'icumweru tugiye kuganira cyangwa se kubagezaho amakuru ya situation zitandukanye by'umwihariko ziri kuba mu mujyi wa Uvira mu mujyi wa Kamanyura aho nanone tuza tugenda tugaruka ku mutekano ndetse nuko byifashe kugeza kuri aya masaha nyuma y'uko ku munsi w'ejo abaturage ba Uvira by'umwihariko abanyamurenge ndetse n'abandi bibasiwe n'ibitero bya Wazalendo ndetse n'iterabwoba bya Wazalendo nyuma y'uko bahungiye mu mujyi wa Kamanyura. Kuri mikrofone muri kumwe nanje Ndakize Freddy hamwe n'umunyamakuru wacu dukunda kuri Humure TV Boris uherereye nanone mu karere cyangwa se mu mujyi wa Kamanyura araza kugenda dusobanurira muri zimwe muri situation ziri hariya Kamanyura uko abaturage bahageze wenda araza kwihangana herejo kubera ko yarabukurikiranye ubwo abaturage bagiraga hariya ndetse anatugezeho uko bwije bimeze ndetse nuko bimeze kugeza muri uyu mwanya. Mwaramutse neza bwana Boris? Yego mwaramutse neza bwana munyamakuru. Yego reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze kuri Humure TV. Murakoze cyane natwe turabaramukisha. Yego hanyuma reka tuguhe umwanya bwana Boris ubashe kutugezaho uburyo situation guhera ejo ubwo abaturage bavaga za Uvira b'abanyamurenge uko inzira yari imeze kugeza bageze aho Kamanyura wenda ariho tuza guhera. Murakoze cyane twongeye kubaramutsa abakunzi ba Humure TV tubaha ikaze mu makuru yacu. Ni ukuvuga ngo guhera harejo nibwo impunzi zavuye mu mujyi wa Uvira makuru yari yamenyekanye kuko AFC M23 yatangaje ku mugaragara kuko igiye kuva mu mujyi wa Uvira ariko kandi ibwira communauté internationale kuko umutekano w'abari abantu cyangwa se w'abanyamurenge b'abatutsi bari muri Uvira kuko aribo bakunda kwibasirwa aribo babarindira umutekano ariko mukuri ntacabashe gukorwa. MONUSCO yari yasabwe ntabwo yaje, no kuvuga ngo communauté internationale cyangwa se ONU yabashije kwica amatwi. Izo bikorwa rero bimaze kuba abanyamurengezi cyangwa se abatutsi bari batuye mu mujyi wa Uvira bagize ubwoba bikurikiranye n'amagambo y'urwango yavugwaga n'abazalendo bavuga ati umunsi M23 izava mu mujyi wa Uvira tuzabasemba tuzabica, igitungo yanyu tuzayinyaga, amazu yanyu azasenyuka. Ayo magambo rero yakomeje kubagera ku banyamurenge cyangwa se abatutsi bari batuye mu mujyi wa Uvira bagize impungenge baravuga ati karabaye dore ko n'abari amoko bari babanye hariya zagezaho nabo batangira kubabwira cyangwa se kubacunaguza babavuga ngo M23 ngo n'abanyamurenge. Zageza aho ngaho M23 imaze kuvuga kuko igiye kuva mu mujyi wa Uvira zabaye bibatunguye cyane mu buryo abantu bose bahunze hagabaye ikibazo cy'amamodoka makeya, abantu ntabwo bari biteguranye amafaranga ya transport ndetse n'abashoferi gabongera amafaranga badasanzwe barihisha mu ngendo kuko babonye ko abanyamurenge batangiye guhambira kandi ntayandi mahitamo bafite babongereye ndetse ibiciro ku buryo bari basanzwe batarihisha. Abantu nyine baraje baza mu buryo butunguranye kandi mu buryo bugoye ariko Imana yakinze ukuboko, Imana yababaye hafi baraza barahuruka hano Kamanyura ariko mu buryo bugoye cyane. Abana barushe, bana baje baruka, hari abaje barwaye ariko bamaze gushika hano Kamanyura habaye inama ya mutualité cyangwa se y'abagabo b'umuhana baravuga ati bano bantu dushaka ko bagoma ku mihanda bajwangaraye ahubwo abantu babegeranyirize hamwe kugira ngo uzaza kureba uwiwe agira hamushakira cyangwa se habeho adresse abasa kubasanga. Nibwo habaye inama ivuga ngo abantu bose begeranyiwe uburyo abantu b'abagabo b'umuhana bagiye bagara muri parking. Bavuga kuko hano hari urusengero bita ngo ni Kingdom rukaba rufite amashuri, aho niho bavuze ko abantu bose babegeraniza mu mashuri. Ivyo bintu zarakozwe, abantu bose barahagurutse, abagore, abagabo, abahungu, abakobwa, abantu bose babayoborera ku mashuri ya Kingdom. Aha niho abantu bakiririwe, uwashakaga uwiwe aho niho yamushakiraga. Icyo gikorwa kimaze kuba mutualité y'abanyamurenge ituye mu Kamanyura ntabwo yareze amaboko se, ntabwo yacecetse, hakomeje ibikorwa byo kubajana mu miryango. Hari abaza bagenda mu miryango bari basanzwe bazi
abandi bakajanwa n'abanyamuhana cyangwa se abanyamurenge batuye muri Kamanyura, bakagenda babajana mu miryango basaranganya kugira ngo nyine abantu babashe kubona aho bakika umusaya, babona icyo kurya, babona icyo kunywa, dore ko n'impunzi n'ababa bakiri mu Kamanyura bari basanzwe nabo ari izindi mpunzi. Urumva ni impunzi zakiriye izindi mpunzi. Izo bintu zakozwe gutyo, ibikorwa birakomeza, ndetse turagenda tubona chef de cité tumusaba kuko amazu ya leta ari hano cyangwa asanzwe aba hano atabamwe abantu yafungurwa abantu bakajanamwo zino mfunzi, ndetse n'amahoteli, hariho amahoteli menshi adatuwe, nuko abantu bagiye nyine basaranganya, abantu bamwe baja mu miryango usanzwe hano Kamanyura, abandi babajanye hari inzu ya la polisi, barayikura barayikoropa bashiramwe abantu, abandi bajana ku biro za groupement babashiramwe abantu, abandi bajanwa ku mahoteli kugeza amasaha. No kuvuga ngo abantu nuko niko baraye. Inama yazindutseho kandi mu gitondo 6:30 n'igice, urumva ko abantu baraye bicaye kabisa ntabaryamye bari kwankadira zino mfunzi. Nuko baracaga mu gitondo bitualite yongeye guhamagaza inama mu gitondo kare cyane 6:30 n'igice. Inama yitabwe n'abantu benshi, ibintu byigwe muri yo nama no kuvuga ngo babanze baje ubutabazi bw'ibanze aba bageze uyu muhana kugira ngo bano bantu babone icyo barya mu gitondo, babone icyo banywa. Ikindi kizwe no kuvuga ngo ari umuryango waza wakira indi miryango igera kuri 4-5. Donc habonetse ko hari uburemere bw'iyo miryango. Hizwa amagambo avuga ngo wakiriya imiryango 4-5 bagende bayigabanya. Habayo komite ya suivi igenda ica mu mazu, ufite abantu bangana gute bagabanyirize bawundi ufite benshi bongere bawundi ufite bakeya. Ikindi kigira kabiri itwamenye nuko hano hari imiryango iri hano Kamanyura ni imiryango 162. Rero hakoze igikorwa gikomeje no kugira ngo muri imiryango 162 yose bamenye ngo igizwe n'abantu bangana gute, kugira ngo nibaza kugaburira abantu bazobe bamenye effective nyayo y'abantu nyine bahuze bose uko bangana, kugira ngo babashe kumenya uburyo babitaho. Hari ibintu bikenewe by'ibisaswa za matera, ibyo bintu byose birakenewe. Mu mazu menshi barimo nta muriro urimo, hashizweho umuriro muri ayo mazu barimo, hashizwemo amazi kugira ngo nyine babashe kubona ubutabazi bw'ibanze. Iyo niyo magambo uncamake yabashije kwiga na communauté y'abanyamurenge batuye hano mu Kamanyura. Bwana munyamakuru. Yego, wari Boris umunyamakuru wa Humure TV uherereye mu mujyi wa Kamanyura. None dukomeje kuganira turebera hamwe uko situation imeze hariya mu mujyi wa Kamanyura. Hanyuma bwana Boris, urebye tension cyangwa se uburyo abo baturage bavuye za Uvira, uvuze ko hari abaje barwaye abandi bafite ibindi bibazo, urebye imitekerereze yabo ubona n'abantu bameze gute kugeza kuri ubu ngubu? Biyakiriye se bafite wenda umutima wabaye nkwika mu nda kuba bageze aho mu Kamanyura? Boris nari nkubajije ati urebye tension y'abaturage bamaze kugira aho ngaho ubu ngubu se basi umutima wabaye nkwika mu nda kuba bageze mu Kamanyura, wenda hari umutekano nyuma yuko abazarende ejo babatishe bababwira ko babatemagura? Mukuri bikurikiranye n'ukuntu bageze hano babaye nk'abatekana, batekanye kandi abantu bakomeje kubahumuriza, babasabira n'ubutabazi ku bashinzwe za humanité cyangwa se baza bakora ibikorwa by'ubutabazi. Ariko abantu batekanye nubwo nyine amakondisho barimo ataraba meza kandi atari meza, nyine urabona abantu bahunze bakangitse cyane, ariko abantu bakomeje kubahumuriza kugira ngo batekane kuko Imana yakoze umurimo, bakaba bavuye hariya bakagera hano amahoro. Bwana munyamakuru. Yego, hanyuma wenda ikindi nshaka wenda kubaza wenda uri aho ngaho, urabona ko n'ubundi abaturage ba Kamanyura nabo bari basa nkaho ari impunzi ukwabo nyuma yuko ibitero byinshi bibashe kubazahaza nyuma yuko intambara yabereye muri uyu mujyi wa Kamanyura mu minsi ishize. Hanyuma urumva ko bituweho kandi cyangwa se bagize ubundi buremere cyane bw'abaturage baje bava za Uvira. Hanyuma se ubushobozi bwo kwakira abantu bangana gutyo bwana Boris buri kuvaye kugeza kuri uyu munota kuko kandi ari ibintu bitunguranye? Mukuri nta bushobozi nk'uko twari tugiye kuvuga, abantu baje hano mbere bahunze bongeye kwakira izindi mpunzi, nta bushobozi buhari kabisa. Mu buryo bari batuye hano nabo bari bafite imibereho itari myiza, ariko wumve kandi bongeye kwakira indi charge
no kuvuga ngo ni ibintu bitoroshe, ni ibintu biremereye. Tukaba dusaba ngo abafasha barebe batabare hakiri kare, kuko nihaza kugera mu minsi 4-5 ibi bintu babasaranganya no nta bushobozi bari bafite, urumva biraza kugora. Tukaba dutabaza abantu babagira neza ngo bazi batabare bandi bantu. Nari mbonye umuryango bita ngo ni Médecins Sans Frontières unyine wahageze, mbonye hamagaye ba president wa mutualité ngo babashe gukora statistique barebe ko bana bantu babona ubutabazi bw'ibanze kugira ngo babafashe. None ico nico gikorwa cyagikorwa, tugeze gutabaza n'abandi kugira ngo bano bantu babatabare hakiri kare, kuko bano babakiriye nabo zari basanzwe arizindi mpunzi, nta bushobozi bafite bwo kubatunga cyangwa se bwo kubagaburira, bwo kubabeshaho, bwo kubapangira amazu. Bana munyamakuru, yego urakoze cyane. Hanyuma tugarutse kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwana Boris, ariko tutaragera kuri ico ngicyo, reka dusabe cyangwa se tubwire abantu babifite mu nshingano, cyangwa se umuntu wese ufite umutima w'urukundo gutekereza cyane ku bavandimwe bari hariya Kamanyura badafite aho barambika umusaya, kubera ko situation barimo ziragoye, bakeneye byinshi by'ibanze kugira ngo bakomeze kubaho. So rero imiryango yose cyangwa se amashirahamwe cyangwa se umuntu ku giti cye wabona uburyo yohereza ubufasha burakeneye cyane Kamanyura kugira ngo abaturage babone uburyo babaho. Turahamagarira abari mahanga, abari mu bihugu bigize East Africa, abari ahantu hose umunyamurenge aherereye ndetse n'inshuti zabo, yewe n'indi miryango, kubera ko biriya ni ibintu bitunguranye kandi ibintu biremereye bidasaba ubushobozi bw'abantu bakeya, bisaba ubushobozi bw'abantu benshi. So rero umuntu wese waba afite umutima w'urukundo yagerageza gutabara kugira ngo bari abaturage babone ubufasha bwihuse. Hanyuma uku guceceka kwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwana Boris, nyuma yuko bari abaturage bari batuye Uvira bava mu byicaro byabo n'ubundi bahunze FARDC ndetse n'abazarendo bakomeza kubagabaho ibitero bya buri munsi ndetse no kubica rubozo, kugeza ubu ngubu abaturage ba Uvira bahavuye, by'umwihariko abanyamurenge bahunze leta cyangwa se bahunze iriya mitwe y'abazarendo, babateye ubwo bababwira ko bazabica badasize n'umwe. Ariko kuri ubu ngubu nta reaction ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwana Boris, wowe urabyumva gute? bino ni ibintu bigoye cyane kumva, ni ibintu bigoye kumva. Nabonye itangazo rya Guverineri Jean-Jacques Purusi avuga ngo ahumuriza abanyamurenge basigaye muri Uvira, atabaza ngo n'abahunze ngo nibagaruke, ngo ni politike y'u Rwanda. Yavuze amagambo menshi avuga ngo nibareke gusenya amazu, ngo bareke gusenya insengero, ariko urabona yaje kubivuga niwo murimo wa mbere bakoze wo gusenya no gusahura inzu z'abanyamurenge. Urabona ni ibintu imigambi yari yaracuzwe kuva mbere, ariko karavuga amagambo yo kwiyerurutsa kugira ngo abeshe amahanga ngo bari bashigikiye kudasengwa kwa mazu kw'abanyamurenge. Ariko mukuri nico gikorwa cya mbere cyakozwe kugeza aya masaha. Turi kumva ko ngo bavuga ko hari delegation muri Kinshasa biza kureba ibikorwa zasengwe Uvira, biza gusura ngo abanyamurenge basigaye muri Uvira, bene izo bintu. ariko n'amateruranyama niko bazabyita mu Kinyamurenge, nta gikorwa na kimwe, ahubwo dufite impungenge z'abari abantu basigaye muri Uvira. Ahubwo nashakaga kwibutsa abadukurikiye kuko bari abantu basigaye muri Uvira kugeza aya masaha baracahumeka umwuka w'abazima. Nashaka kugira ngo mbanze ntange detail y'abantu y'imiryango yasigaye muri uriya mujyi wa Uvira kugeza aya masaha. Tukaba twababwira kuko harimo amakaritsiye atandukanye. Twavuga muri karitsiye Kabindula ko harimo imiryango igera kuri 7. Twavuga famiye Mwongozi Hakizimana Zakari, tukavuga umuryango wa Pasiteri Budederi Bigabo, umuryango wa Pasiteri Isaac Ruhura imbere, umuryango wa Pasiteri Munahano Mathias, umuryango wa Pasiteri Rwigina Ananias, n'umuryango wa Mitaro Albert, umuryango wa Pasiteri Lawi Mudende. Abo nibo bantu babashe kugaragara muri quartier Kabindula, kandi wonyine baracahumeka umwuka w'abazima. Reka tubishimire Imana. Kukimanga hari ikigo cy'imfubyi cyitwa Orphelina Emmanuel, hari harimo abana b'imfubyi 40, akaba harahungiyemo na Pasiteri Kadume. Aya masaha dufite amakuru kuko bose ari bazima bahumeka, nubwo nta bikorwa byo gutabaza cyangwa se byo kubagaburira birahaba, ariko baracari bazima. Tugiye muri quartier Nyamyanda harimo umuryango wa Pasiteri Meshake Hakizimana na Deje Bizuru Fanuel, harimo umuryango wa Ruganza Justin, Madame Prosper Rututsi, Madame Capitaine Claude Bunyenyeri. Abo nibo bari muri Nyamyanda. Quartier Songo harimo umuryango wa Pasiteri Sostene Sebugorore, akaba mu umuryango wa Pasiteri Manowa Ndahinda. Abo nibo bantu basigaye muri uyu mujyi wa Uvira.
kandi kugeza aya masaha ni ukuri baracahumeka umwuka bazima. Reka dushime Imana kuko yabarinze kugeza aya masaha kandi ikomeze ibarinde. Uko niko bimeze naho guverinoma ya Kinshasa aho yabatereranya abantu, urabona ko AFC yaratase ati bano bantu bazagira ibibazo, ariko bisha amatwi community international isha amatwi kugeza amasaha birabintu bikorwa byabaye byo gusenya amazu n'isengero no kunyaga amazu y'abaturage. Urabona ko habayemo icyo twakwita akagambane. Bwana munyamakuru, yego urakoze cyane bwana Boris ku makuru ukomeje nanone kudukurikiranira uri aho mu mujyi wa Kamanyura kugira ngo abantu bakomeze bamenye ikiri kuba kugeza kuri uyu munota. Nanone ikiruta byose ni ukukomeza gutabariza haba basigaye mu mujyi wa Uvira, haba abari Kamanyura nabo ntago bari iwabo, bari ahantu bacumbitse. Sore ubutabazi cyangwa se ubufasha bwa buri wese burakenewe kugira ngo nanone bari abaturage bakomeze kubaho mu buryo bukwiriye. Nanone tugana ku musozo bwana Boris, uri aho ngaho mu Kamanyura uri kureba situation uburyo imeze kugeza kuri uyu munota. Reka tuguhe umwanya ubwire ijambo rimwe ugenera abadukurikiye cyangwa se abanyamurenge bose ku isi cyangwa se inshuti zabo muri rusange. Gira ijambo ubagezaho nk'umunyamakuru, ikindi kandi uherereye mu gace impunzi zahungiyemo kugeza kuri uyu munota. ni ukuri turatabaza tubwira amahanga abanyamurenge bose aho bari ku isi ngo batabare bano bantu bahungiye hano nta bushobozi. Abo basanze bari basanzwe ari impunzi ntaco bafite cyo kubafasha. Tubwira aba humanitaire cyangwa se community international ngo ikore enquête mu mujyi wa Uvira, bamenye amazu y'abanyamurenge yangiritse, yasenywe, insengero zasenywe, ibintu donc habayeho pillage ikomeye cyane. Habeho enquête, ababikoze babiryozwe, tukaba dutabariza abagira neza ngo baze batabare zino mpunzi kuko ntacyo bafite babasha kwimarira kandi baragowe. Abantu baza bava mu mazu yabo bafite ihuzi ku mubiri, ni ukuri nta kintu bafite, ntacyo abaturage ba hano babamariye, ariko tugatabaza kugira ngo babashe gutabarwa. Bwana munyamakuru, ibyo ni byo hamwe nashaka kubwira ku bakunzi ba Humure TV, tukaba tubashimiye cyane. Yego urakoze cyane. Ubu ni Boris twari kumwe kuri Humure TV tugerageza kurebera hamwe uburyo ibintu byifashe Kamanyura ndetse na Uvira muri rusange. Reka rero tubashimire mwebwe mwadukurikiranye. Ikindi turacari kumwe na Boris nanone ari hariya mu muhana wa Kamanyura, arakomeza kurikirana situation uburyo zimeze, ndetse natwe turakomeza tubagezeho amakuru akomeje kuvugwa ndetse nuko bimeze kugeza kuri uyu munota muri Kamanyura cyangwa se mu mujyi wa Kamanyura. Reka rero tubashimire mwese, hanyuma nawe Boris turagushimiye. Urakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahe umugisha kandi mugire ibihe byiza.